Ikibazo cya mbere kireba u Rwanda n'abanyarwanda ba mu bihugu byo hanze, ngira ngo ubuyobozi bwa FPR nibwo bwa mbere bwakagombye kumva impamvu ari ngombwa gukemura ibibazo by'abanyarwanda b'impunzi binyuze mu biganiro, kuko babaye impunzi biba ngombwa ko bafata intwaro batera u Rwanda kugira ngo bashobore kugaruka mu gihugu cyabo. Ese uyu munsi ni ngombwa ko nanone abanyarwanda bari hanze bagomba guca mu nzira ya FPR? Ari ngatekereza ko FPR yakubaka amateka meza y'igihugu cyacu iramutse yemeye bya rwandiko rw'inzira twavuze bya biganiro gomba kuba hagati y'abanyarwanda tukica tukaganira tukavuga ati se ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda kiraterwa n'iki? Impunzi ikibazo mufite ni ibihe? Bakicara tukaganira tukavuga ati ibibazo biraterwa nuko mu nzego z'ubuyobozi bavuga ati ntidushobora gukora politike ngo bikunde, ntago bantu tuvuga ijambo ngo abantu bari badufata nk'abanzi b'igihugu kandi twe dushaka kubaka igihugu, no kubagatanga nkunze kuvuga ubutegetsi bwa FPR bugatanga inda ya bukuru ukemera kuganira n'abantu tugashaka uburyo icyo kibazo cy'impunzi kirangira, ntihagire umunyarwanda wongera gukora politike hanze. Kandi ntekereza ko ikibazo cy'impunzi abantu bicaye bakaganira impamvu zituma abantu bahunga igihugu, kuko muri urwo rwandiko rw'inzira turusoma twahereye ku biganiro byabaye mu myaka 1998 nk'ikibazo kirebana n'impunzi bakivuzeho, kavuga ni iki cyakorwa kugira ngo habe umutekano urambye w'igihugu, impunzi zo kongera kubaho. Icyo kibazo bakivuze aho ikibazo uyu munsi nyuma y'imyaka 23 byo biganiro bayikira cyahari. Niba kigihari rero birakwira ko abanyarwanda twongera kwicara tukareba tukavuga tuti cya kibazo twavuzeho 99 ko kitarangiye gikomeje ndetse kigatuma haba umubano mubi wa hagati yacu n'Ubugande igihugu cy'inshuti tukirangize gute? Kuko ntekereza ko icyo gihe bakiganiraho nuko babonaga ari ikibazo cyane ko nibwo nta myaka myinshi arishize bavuye mu buhungiro nyine batahutse kandi batahutse bagombye gukoresha intwaro. Ngasanga rero ntabwo u Rwanda rw'uyu munsi rukwiye kongera gukoresha intwaro kugira ngo ikibazo cy'impunzi kugira ngo impunzi zo hanze zishobore kugaruka mu gihugu. Ahubwo FPR yakwiye gutanga izabukuru ikavuga ati iziranzira natwe twazicuyemo turazizi, reka twemere dutange iyabukuru tureke tuganire n'impunzi, dushaka uburyo ikibazo cy'impunzi kirangira, dushaka uburyo ikibazo cy'imivugurire y'ubuyobozi bw'igihugu cyacu igerwaho binyuze mu mahoro ku buryo buri munyarwanda wese yishyira kizana mu gihugu. Ariko bivuga ko nta mpunzi zigihari zose bazisabye gutaha. Bose wageze ngo ntibasabaga gutaha. Reka nkubwire Perezida Kayibanda yaravugaga ati impunzi zitahe, akabwira ndetse ntabwo yabwiraga impunzi, yabwiraga impunzi yavugaga gutyo nkuko FPR bikora, akavuga ati impunzi mutahe, akajya kubwira n'ibyo bihugu muzibwire zitahe. Ese impunzi umuntu uba watashye banza wicarane no mubaze kuki wagiye, azi impamvu yagiye, none mwicare muganire. Ariko utamubwiye ngo ndamuhamagara kuri radio ndetse ndajya gukora na za lobbying bakureho impamvu z'ubuhungiro, ntabwo ibyo ngibyo kurangiza ikibazo cy'impunzi. Iyo uburyo ushaka kurangiza ikibazo cy'umuntu uricara ukamubwira ati twicare tuganire kuki iki kibazo gihari, kuki mfiteho ikibazo mfiteho ni iki, ese twagikemura gute, no mukaca mukagikemura. Ariko ntabwo ucara ukajya kuri radio ngo ubu ngubu ngo nta mpunzi ngo ushaka natahe mu gihugu, hanyuma ukajya, kuko nibyo bintu Kayibanda yarabikoze, Perezida Kayibanda yarabikoze muri Repubulika ya mbere, Perezida Habyarimana yarabikoze muri Repubulika ya kabiri. Kuki batatahagaze? Donc impamvu yatumaga badataha nabo nibibazo niyo mpamvu ituma nabandi badataha. Donc abanyarwanda tukajya tugira ibintu byo kubeshyana. Donc ikibazo kikuriho tugarike kuri bwa butwari twavuga ko uyu munsi. Donc abantu nibagira ubutwari, donc we kurenza ku kibazo uzi neza ngo ukore nkaho utakizi, cyane warakinyuzemo waranakibaye mukizi. Umuntu wabaye impunzi azi ko impunzi cyari cyo, azi no kugira ngo ubuhungiro bwe burangire ikigomba gukorwa. Ubwo rero ngiye nicyo nabasaba kuba bakora, ndabona bavuga bati ko ari impunzi ugatahuka. Naratahutse mpitira muri gereza maramo imyaka 8. Ubwo rero ibyo ngibyo nicyo nkunze no kubwira n'abantu. Abantu nyine kenshi bakunda kuvuga ati neza nyine ko watahutse ushaka gukora politiki ukagufata ukagufunga kumara imyaka 8 n'uyu munsi ukaba umeze nkaho uri mfugo kunde mu gihugu cyanjye sinemerewe gusohoka. Ndifuza gusohoka ngo njye gusura umuryango wanjye, kugeza uyu munsi nasabye uruhushya ntarwo bari bama. Ubwo rero urumva ibyo ntabwo bitanga icyizere ku bari hanze, kuko baravuga bati niba byarakubayeho gutyo se twebwe natwe n'ubundi bizazemere gutyo. Donc ibyo rero bigatuma abantu bavuga bati oya ntabwo ibyo tugomba kubikora gutyo, donc tugomba gukora ku buryo tuza mu gihugu cyacu twisanzwe, tuzi ko nta muntu uri dukubite muri gereza, tuzi ko nta muntu uri buze uzarebe nabaza hari uza umuntu umucuruzi meretse kubona waje bakabanza akagwa kamera ukabanza ugatuka abandi. Biriya ntabwo ari uburyo bwo kugira ngo umuntu atahe, kuko biriya binatuma, kuko hari umuntu ushobora kuvuga ati ngewe ntabwo nzabishobora kugenda ngo abantu nge mikoro mbanze ntuka abandi kugira ngo nshobore kwinjira mu Rwanda.
ngenda ndashaka kwinjira mu Rwanda hanyuma nkagenda ngasura wenda mu byanjye aho biri nkikorera business cyangwa ngira gute, ariko niba kugira ngo uze mu Rwanda ari kugira ngo bagutunge mikoro hamubanze tucya basigaye inyuma kugira ngo bakunde bagushime, nkunda kubibona nkavuga se nabyo nta nubwo byinubaka, nta nubwo binafasha abasigaye inyuma. Umuntu ashobora kuza akikorera akagenda agatembera u Rwanda, yashaka kuvuga nicyo akora n'itamagaza umukuru ndakarivuga akavuga wenda ibyabone byashaka, yagize akikomeza yagize agasubira cyangwa akagera gute, ariko kubanza kumuha mikoro kugira ngo abanze atucye abandi, abanze abeshyere umuntu z'ubwenge w'umugabo kuzungana kuriya ngo bari baranshutse ngo bari barambeshye, bose niyo bavuye muri FDL niko baza bavuga ngo hari abantu baduhaga amakuru atari yo, ngo ariko mana y'u Rwanda uyu munsi technology ko yoroheje ibintu nta muntu n'umwe utabona ibibera mu Rwanda. Donc kumbwira ngo barambeshye bageze gute, donc uwo muntu asa n'uwigura, asa n'uwigura. Hari abantu badashoboye kwigura, hari umuntu uza akavuga ati njye ndashaka kujya mu Rwanda rwanjye ntagombye kwigura, ntagombye umuntu ugomba kunsaba ngo ngomba kuvuga ibi n'ibi, ndashaka kuza nkajya mu buzima busanzwe nkagira. Donc hari uburyo bwinshi bw'ibintu bikorwa bituma nyine bituma izo mpunzi zidashobora gutahuka nubwo baba bazihamagaye. Bimwe muri izo ngero nke yamaze gutanga. Murakoze.